guhera muri no Qur'an mfite n'isura ivuga Muhammad nta murongo umuhanura karimo. Kuri iyi si ya Nyagasani hari umuntu n'umwe utazi ko Qur'an yahawe Muhammad. Ni gute wahabwa igitabo izina rye rikaba ritari? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Turashimira Imana yo Nyagasani murezi biremwa byose. Ar-Rahman Ar-Rahim, Imana yo nyiri impuhwe nyiri bambi. Bavandimwe bo muteze amatwi iki kiganiro, ni ikiganiro tuzakoramo ibice bigiye bitandukanye, gisobanura video yakozwe n'abantu bavuga ko bavuye mu Bisilamu barangije bashyiramo ibintu bitari byo ku idini ya Isilamu. Bikaba ari na byiza yuko tugiye gusobanurira abaduteze amatwi hanyuma bakabasha kuyumva bagasobanukirwa, ndetse abenshi bikazanabafasha kubera ko hari uwabazi neza ko aba bagabo ibyo bavuze ari ukuri ariko nyamara ntabwo ari byo. Kuba ibyo rero mukurikire tugiye gutangira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nikinze ku Mana ngirinde Satani wavumwe. Bismillahir rahmanir rahim. Wizina ry'Imana nyiri muwe nyiri bambe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe ikuzo ni cyubahiro n'iby'Imana Nyagasani w'ibiremwa byose. Ar-Rahmanir Rahim. Nyiri muwe nyiri bambe. Maliki yawmiddin. Umwami isi ibarura. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nowe dusenga kandi nowe dusaba imfashanyo. Ihdina as-siratal mustaqim. Mana utuyobora inzira igorora. Ntabwo wenda hano ntabwo twakwita ku gisomo cye cya Qur'ani. Ngira ngo abantu muzi gusoma Qur'ani murabizi neza, ntabwo ari mu gusoma neza, yabyishe kandi mukuri abamujyanye kugisoma we yababeshye yuko wenda ari umushehe, ariko ntabwo ari byo. Ariko jewe uburyo yasomye sibyo ndi bwiteho, ahubwo jewe icyo ndeba icyo numva ni amagambo yakoresheje n'ibisobanuro yatangaga byagomba kumvwa n'abantu bamuri imbere. Aravuga ati alhamdulillah rabbil alamin, ikuzo nishimwe ni ibya Allah Nyagasani umurezi biremwa byose, we nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Uwo Allah niwe mwami wo ku munsi w'imperuka. Ariko ibyo yabyirengagije bakabyirengagiza arabigishije kugira ngo babikurikire, ahubwo bakumva yuko wenda yasebeje idini. Mukuri icyambere mushimiye nubwo atabyumva nubwo atabisobanukiwe, nuko yasobanukiwe yabasobanuriye ko ikuzo nishimwe ari ibya Allah. Ariko ikibabaje nuko turi kugera imbere tugasanga yaje kwinyuramo akivuguruza. Amazina yanjye nitwa Mbonyenshuti Maulana, iwacu ni Burasirazuba mu karere mu murenge wa Nyamugari, aho niho nuruka muri Karakire. Amashuri yanjye ya Qur'an nayigiye Rwamagana, aho narangirije icyiciro cya mbere kwa Mufti Gahutu Abdul Karim. Naramenye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, nahoze mu idini. Mbere na mbere ishuri tuyanga abantu barisobanukirwa. Kuvuga ngo icyiciro cya mbere si icyiciro cya mbere cya kaminuza, yewe si n'icya segonderi, ni ikigo cy'amahugurwa cy'abantu binjiye idini cyangwa se abandi bashaka kongera ubumenyi mu idini. Ngo niturwane kubw'inzira y'Imana, turwanya abatemera igitabo cya Qur'ani. Njye nahise njya kwiga iterana makofe bamanagarade mu rwego rwa Sihingi muri Taichi Chuan. Ziko nzarwanira Imana. Noneho ikikurikiye wenda muri aya magambo y'umuvandimwe, mbere na mbere ntabwo Rwamagana, kuri icyo kigo cy'Rwamagana ntabwo
ari ikigo cyigisha tayici cyangwa se ibintu by'imirwano. Ni ikigo cyigisha imyuga, kikigisha n'imyemerere y'ukuri y'idini ya Isilamu. Ngira ngo mbaje n'umuntu mu kanya, mbaje umuntu uri hafi yayo nabaza nti iyi garade yitwa Taichi Chuan ibaho? Umuvandimwe se Taichi Chuan arambwira ati rero Taichi Chuan nta nubwo ibaho, habaho icyo bita Taichi byonyine. Ubwo rero iyo Taichi Chuan yayigiye hehe? Yakagombye no kwereka abarimo kubwira, akabereka ese dore icyemeza yuko ari byo nagiye kwiga, ntajya imbere y'abantu ngo ababeshye kuriye. Ana nibikomera nibakora hijuma yacu, nza kugeraho ndazamuka muri demi finale, nza ku mwanya wa 6 mu rwego rw'igihugu mu itangamakuru. Nzi ko neza nzarwanira Imana. Munyumvire bavandimwe, mbere na mbere ntabwo Isilamu yigisha kuyirwanirira. Twebwe nk'abayisilamu ijuma ntabwo, nta nyigisho n'imwe yigisha muri Isilamu yuko ijuma izavaho. Iyo nyigisho ntayibaho. Nta n'impungenge mu muryango wa Isilamu cyangwa se mu bayisilamu haba ku isi yose, ntawe ufite impungenge yuko ijuma izavaho. Iryo somo ntaribamo mu idini ya Isilamu. Uyu muvandimwe rero bitewe n'aho yagiyeho bazi yuko ngo hari ibintu, ngo hari igihe kizagera bakabuza iminsi yawe yo gusenga. Twebwe icyo muri Isilamu ntabwo bibamo. Ikindi abeshya abantu mu rwego rw'igihugu, igihugu iyo gitegura abantu bazajya gukina umukino wa karate, hari federasiyo ibishinzwe. Iyo federasiyo rero ntabwo ikorera muri Isilamu, nta nubwo iyo federasiyo ishinzwe iby'imikino y'injyarugamba, amakarate, amakungufu, hari ababishinzwe mu rwego rw'igihugu. Ubuyobozi bw'igihugu nibwo bwashyizeho iyo federasiyo. Iyo federasiyo ntabwo iba muri Isilamu. Umuvandimwe wose arimo arabeshya abanyarwanda, akabeshya abantu ari imbere yabo. Imana wenda abanzi b'ijambo ry'Imana rya Korowani nzabanesha. Aho nari ndi ku ishuri niho nigeze kumva umucyo w'ibijyanye n'ijambo ry'Imana rya Bibiliya, ariko nabisobanukiwe. Ndangije noneho ko nari ndangije icyiciro cya mbere muri Korowani, tafsiri, mu mateka, niyo sira no muri tawhidi. Noneho ndangije bangira umuvugabutumwa, umumiri dawa. Ndangije najya mu mumiri dawa ko nzi Korowani ngahura n'ibibazo byinshi bya Bibiliya. Noneho ndangije hano aratubeshye, yarabeshye. Muri Isilamu mwibwiriza butumwa nta kintu, nta bwiriza butumwa ryitwa umiri dawa ribamo. Muvandimwe ati nkajya mu umiri dawa. Umiri dawa muri Isilamu ntibamo. Icyo kintu avuze ntabwo kibamo. Use wenda kuba duteze amatwi, nagira ngo basobanurire neza yuko muri Isilamu hari icyo bita amiri dawa. Amiri dawa ni umuyobozi uyoboye ababwiriza butumwa aho bagiye. Ariko umuvandimwe nubwo yabeshye ngo yarazi idini, ngo yasomye Qur'ani, ngo yize iki, nta nabisobanukiwe. Ahubwo arimo arafata icyo bita dawa cyangwa ubwiriza butumwa, akavuga ngo ni umiri dawa. Ibyo ngibyo rwose arabeshye, ntabwo ari byo. Soma umurongo muri Korowani, isura ya 2 yitiriwe Bakara, aya ya 245, ngo mwemere by'umwamanuriwe, ngo mwamanuriye ibitabo, mwemere intumwa, ibitabo, abamarayika ndetse n'intumwa barazirondora guhera kuri Musa wamanuriye tawhidi. Ndebye tawhidi ya Musa nsanga iganjemo amategeko nk'uko twabisoma mwiboneka ry'ubutumwa bwiza bwa Nuza bwa Musa muri Korowani, biri mu isura ya 5 ugera ku murongo wa 12, aho Imana yagiye gutoranya Isirayeli. Mbere reka dusoma iyi Korani avuze. Mbere na mbere aya ya mbere avuze naho Imana itubwira iti amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Mu by'ukuri na Imana qulun amana billahi wa malaikati, vuguti twebwe twemeye Imana, wa malaikatu ndetse twemera n'abamarayika.
n'ibitabo by'Imana ndetse no kwemera intumwa zayo. Kwemera intumwa z'Imana rero ahangaha umuvandimwe nicyo adasobanukiwe. Mbere na mbere wenda biratangaje ko umuntu yagiye imbere y'abantu akababwira ngo jewe nari shehe, nari umusilamu, narisomye Qur'ani, nize sira, nize agatinyuka akajya imbere y'abantu akababeshya ngo tawhidi yamanuriwe intumwa Musa. Musa ntabwo yamanuriwe tawhidi. Tawhidi ntabwo ari igitabo. Tawhidi ni isomo rivuga ku kwemera Imana. Kugira ngo munasobanukirwe n'uwari we wese niyo wajya muri Google, Musa yamanuriwe Taurati, ntabwo ari tawhidi. Umuvandimwe yababeshye bavandimwe, yababeshye, ntabwo ari byo. Musa yamanuriwe Taurati, ntabwo ari tawhidi. Ahandi wenda ku isura ya 5:12 kugira ngo umuvandimwe nubwo yakwekireka tuhamusomere ahumve. Imana muri Qur'ani avuga iti rwose Allah yakiriye isezerano rya bene Isirayeli maze tubatoranyamo abatware 12. Nuko Allah aravuga ati mu by'ukuri jye ndi kumwe namwe, nimuramuka muhojejeho amasengesho, mugatanga amaturo, mukemera intumwa zanjye, mukazishyigikira, mukanaguriza Allah inguzanyo nziza, mu by'ukuri nzababarira ibyaha byanyu, nzanabinjize mu busitani butembamo imigezi ari ryo juru. Ariko muri mwe uzahakana nyuma y'ibyo rwose azaba ayobye inzira igororotse. Ubu byaravuze ngo Imana ngo yatoranije Isirayeli. Mubyumvishemo koko ko umuvandimwe arimo guhimbira Qur'ani. Ati Isirayeli ndagutoranyije, nkuhaye amategeko ndetse n'amateka yanjye. Reka ibyo bisome mu isura ya 40, isura ya 44, isura ya 45, umurongo wayo, umurongo wa 16. Rwose twahaye abana ba Isirayeli ibitabo, ugukiranuka n'ubuhanuzi, tunabafungurira mu byiza kandi tunatinyisha ibiremwa. Aha rwose arabeshye, ntabwo inyandiko ivuga ngo tunatinye Imana. Umva ukuntu Qur'ani ivuga abavandimwe. Qur'ani igice cya 5 ku murongo wa 16 haravuga hati kandi rwose twahaye bene Isirayeli igitabo, ubushishozi n'ubuhanuzi, twanabahaye amafunguro meza, tunabarutisha ibiremwa byo ku gihe cyabo. Urumva ko ntabwo ari ukubatinyisha umuvandimwe, rwose n'ugupapira nta kintu. Ibintu arimo kuvuga kuri Qur'ani ntabwo ari byo, mumwumve neza. Twanabahaye amategeko asobanutse. Mu by'ukuri twaje kureba, nge naje kureba nkora ubushakashatsi ku mategeko Imana yahaye Mose. Nje kureba nsanga harimo isabato byinshi, numva ndatsinzwe. Ndebye mu gitabo twemeraga cyakuyeho amategeko amateka ya Nuze ya Bibiliya, nsanga ni igitabo iki ngiki. Kandi mwemera ibitabo byayo, Taurati, Injili, Zaburi ndetse na Qur'ani ariyo yakuyeho amategeko y'Imana. Sinini iki kuvuga ngo Qur'ani niyo yakuyeho amategeko y'Imana. Ibyo bintu ni ibinyoma. Qur'ani ku bantu mwese mubizi, murabizi ko Qur'ani ari igitabo cy'amategeko, ni igitabo gitegeka abantu kucyubaha ndetse no kubaha Imana no kubaha ibyo yagiye itegeka byose. Iki gitabo cyitwa inshamake y'imyizerere ya Isilamu ituruka mu gitabo Qur'ani na Sunna. Ngo ibyo bitabo byose byari byuzuyemo amategeko y'Imana, ngo ariko Qur'ani yo yakuyeho amategeko y'Imana. Ni page ya 4. Imuvandimwe arimo arabeshya. Ntabwo Qur'ani igeze kuri amategeko y'Imana. Qur'ani ubwe kuri aya ku isura ya 2 ku murongo wa 82 wa 286 we ubwe
niwe wahisomeye agaragaza yuko Qur'ani itegeka kwemera Imana no kwemera intumwa zayo no kwemera ibitabo byayo. None se ubu mwumva ativuguruje kubyo yari yavuze ko arimo kubeshya yuko Qur'ani ikuraho amategeko igakoraho n'ibitabo? noneho ngeze muri iki gitabo ku ntumwa, ngeze ku ntumwa ndatinda kuko twe tuzi ko Muhammad ariyo ntumwa yasozereje intumwa n'abahanuzi ari ibiruta kandi amategeko yavuye hari 10, ariko ndebye mu gitabo cya Mose Taurati nsanga kirimo. Mbere na mbere ibyo avuga kuko ni ukuri, Muhammad niwe wasozereje intumwa zose. Hanyuma icyo adasobanukiwe ni kuri ariya mategeko, kandi nayo tuzabisobanura mu mategeko 10. Tuzanabisobanura kuri icyo ashingiyeho namwumvishe ni ku isabato, uretse ko ari bikomeza imbere. Biri ariya mategeko ni amategeko Imana yahaye Mose kugira ngo ayoboze Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Wenda nongere mugarukeho, wenda yinjiye idini na Bibiliya nta kintu ayiziho, ariko abo yabwiraga bo barabizi yuko ayo mategeko ari amategeko ayoboraga abana b'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Mu bitabo twemeraga hari harimo igitabo cya Bibiliya kuko ariyo kirimo Taurati, hakabamo Zaburi. Somye muri Zaburi cyane ubwoba muri igitabo cya Dawidi, namuze mu kanya yagisomye umurongo wa mbere w'icyabe no harimo n'amategeko Dawidi nago nawe yaje kuyakuraho. Somye muri Injili nuko abayisilamu benshi hano bayobewe igitabo bita Injili y'Qur'ani. Na gitabo bita Injili kirimo, Injili ni isezerano rishya. Kuko Injili ni ibivuga kuri Yesu kuva avutse kugeza apfuye. Hano naho Qur'ani ni igitabo gihatse ibitabo byose nkuko tubisanga muri Qur'ani igice cya 5 ku murongo wa 45 niba ntibeshye. Ariko Qur'ani ni igitabo gihatse ibitabo byose. Hanyuma ahantu yibeshye ho gatoyi, ahantu yibeshye cyangwa se ajijishije ni ukuvuga ngo Injili ngo Zaburi ntabwo ibyo bitabo ari Bibiliya. Qur'ani isobanura Injili, igasobanura Taurati, igasobanura Zaburi. Zaburi ni igitabo cyahawe Mose. Injili ni igitabo cyahawe Yesu, nta nubwo kivuga kuva avutse cyangwa apfuye, ibyo nibyo yongereyeho. Ese Injili aba ariyo shingiraho cyangwa se Ivanjili? Kwanza Injili bisobanuye inkuru nziza. Ese iyo nkuru nziza ivugwa Yesu yahawe, iyo nkuru nziza yahawe ni yisobanura iki? Kandi noneho tuze dufashe umuvandimwe tumusobanurire. Sobanura umuvandimwe rero kubigendanye na Injili cyangwa Ivanjili. Ubundi Ivanjili ni inkuru nziza. Icyo gitabo rero cy'inkuru nziza, ubundi hari intumwa ebyiri zasozereje intumwa zose zazibanjirije. Ari nazo ntumwa zashoje ubutumwa bw'isi yose, nta yindi ntumwa izongera kubaho nyuma yazo. Intumwa ya mbere ni Nabii Isa, ari we Yesu. Yaje mu ntumwa zisoza ubutumwa bw'Imana. Hanyuma ubwo butumwa bw'Imana uwabusozereje bwose, waho buva bukagera, nta ntumwe n'imwe izongera kubaho. Uwasozereje intumwa zose ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma azakurikirana na Isa cyangwa ari we Yesu, Imana imwishimire. Hanyuma Muhammad rero, buri ntumwe yose yazaga hano ku isi yagomba gusiga iteguriye izayikurikiraho, ikayitegurira inzira. Ni nayo mpamvu Ivanjili yari igitabo cy'inkuru nziza, ariko iyo nkuru nziza ikaba yari ifite icyo ivuga. Ese Yesu we mu nkuru nziza yawe, iyo Ivanjili yawe wavugaga iki? Qur'ani igice cyaho cya 61 ku murongo waho wa 6. Imana iravuga iti, ibicishije kuri Muhammad, aravuga ati, unibuke ubwo Isa mwene Mariya yavugaga ati, yemwe bene Isirayeli, mu by'ukuri jye ndi intumwa ya Allah yaboherejweho, nashimangira ibyambanjirije byo muri Taurati,
kandi nkanatanga inkuru nziza. Aha niho nashakaga, inkuru nziza. Mukurikire neza, aho uzajya hose ukabaza uti ivanjiri bisobanuye iki, bazakubwira ko ari inkuru nziza. Yesu ati nanatanga inkuru nziza y'intumwa izaza nyuma yanjye, izina ryayo rizaba ari Ahmadi, ariwe Muhamadi. Nuko ubwo yabazaniraga ibimenyetso, ibitangaza, baravuze bati ubu ni uburozi bugaragara. Iyo ni Qur'an, inkuru nziza ariyo vanjiri. Umuvandimwe yabeshye ngo ivanjiri bisobanuye ngo bivuga igihe Yesu yavukiye n'igihe azapfira. Oya, harimo amateka ya Nabii Isa n'ibyo, ariko ivanjiri ni inkuru nziza Yesu yazanye, harimo n'inkuru nziza yuko abantu bagiye kubona intumwa izaza nyuma ya Yesu. Noneho Injili muri Korowani yinyimara imyaka 20 ntago hasangamo Petero cyangwa Yohani, ni cyerekana ko ari ikinyoma. Kuba utasangamo Petero cyangwa Yohana, sinzi wenda ubundi uyu muvandimwe kuvuga Petero, ubundi we agiye aho Yesu yavukiye cyangwa aho Petero yarari, we yambira ko bamwita Petero. Nese bavuga ikinyarwanda. Nese Yohana niba ari umwisirayeli, muri Isirayeli buriya bamwita Yohana, bavuga ikinyarwanda. Kandi we wenda ikiyakombye kugisobanura nese kuki utatubwira izina ry'uko bamwitaga ari mu gihugu cy'iwabo, ko Yohana ari ikinyarwanda, Petero akaba ari ikinyarwanda, sinzi Simon akaba ari ikinyarwanda. Nese ugiye mu Gishinwa wumva yuko bavuga Petero cyangwa Simon, hari ubundi babivuga. Wakombye kubaza izina rye ry'umwimerere, ukamenya ngo wabo mu gihugu cy'iwabo bamuvugaga baki. Ndebye muri Bibiliya guhera muri Matayo nsanga ku gisekuruza cya Yesu uko yabayeho, ubuzima bwamuranze, nsanga kuko Bibiliya ari ukuri. Ninjiye mu gitabo cya Korowani ndetse na Bibiliya mburamo ubuhanuzi bwa Muhamadi. Guhera muri no Korowani mfite n'isura ivuga Muhamadi, nta murongo umuhanura karimo. Ni gute rero si yo Korowani, hari kuri iyi si ya Nyagasani hari umuntu n'umwe utazi ko Korowani yahawe Muhamadi? Ni gute wahabwa igitabo izina rye rikaba ritari? Noneho reka soze, reka nkomeze mwumve, hanyuma nze mbahisura cyangwa mbahe igice kivugamo Muhamadi. Cyokora ngo ikintu ngo cyamugize intumwa ngo nuko yaciye kwibuye. Iki gitabo cyitwa Impumuro y'umubavu mutanga inkuru nziza y'ihumure, cyitwa Amateka ya Muhamadi. Kuri page yaho ya 4 ya 24 no havuga ngo ibimenyetso by'ubutumwa bwa Muhamadi, icyamugize intumwa cyerekana ko ari watumwe n'Imana, ngo gusuhuzwa nibuye. Muri hadithi yaturutse kwa Jiburi mwene Salama yaravuze ati, intumwa y'Imana yaravuze iti, mu by'ukuri njyewe nzi neza ibuye ryabaga Maka ryajyaga ari insuhuza. Ubwo umuntu Imana iramutoranyije ngo nuko yasuhujwe nibuye. Ndebye mu gitabo guhera ku mugabo bita no Imana imutoranya ngo bazinuge, kuko yakiranukaga mu byo akora byose. Mbere na mbere umuvandimwe igitabo asoma ndacyifitiye hano, ni mu bimenyetso, ni ibyo yasomye, ntabwo ari ibyagize Muhamadi intumwa arimo arabeshya. Ni bimwe mu bimenyetso byarangaga intumwa, kandi twese turabizi yuko buri ntumwa yose no mu bwana bwayo no mu mikurire yayo, umuntu wese wabaga waratoranijwe, Imana yabaga ifiteho umugambi, hari ibyamubagaho bitandukanye n'iby'abandi. Hanyuma hadithi avuze yongeyemo utuntu, reka tuyibasomere neza nk'uko byanditswe mu gitabo cyitwa Impumuro y'umubavu mu mateka y'utanga inkuru nziza w'umuburizi ariwe Muhamadi. Haragira hati, ibimenyetso by'ubutumwa bwa Muhamadi, cyangwa ibimenyetso byabimugaragazaga ko azaba intumwa. Habaye ibintu binyuranye nabyo byagaragazaga ibitangaza
n'ibimenyetso n'ubuhamya ku butumwa bwayo. Imana imuha amahoro n'umugisha. No muri byo harimo gusuhuzwa n'ibuye. Muri hadithi yaturutse kwa Jabiri mwene Samurati yaravuze ati, intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze iti, mu by'ukuri jyewe nzi neza ibuye Maka ryajyaga rinsuhuza ntarahabwa ubutumwa.